nimugoroba uze sibyo umugenda runono atakubonye ariko icyo akoze cyose nawe yose ukahamenya mbonye umugore wawe ari kumwe na Mano y'inanga yitwa Mano y'inanga ni umukozi wa company cyukura mu y'agaciro uyu nawe bamwita Samiri uyu ni umukozi mushyashya ariko kutongeye kumvugisha cyagiye wagiye wivumbuye oya ahubwo ntabwo nivumbuye gusa ariko nyine naratashye nishimye utashye utishimye ariko ntukarakazwe n'ubusa ngaho basi nimugoroba uze sibyo ibyo nabyo uretse byiza kurya okay ubwo naha nimugoroba nawe rwose ndahari wese nizere ko uza witeguye rwose ni karibu watambuka mukicara murakoze Samiri amakuru abose murakoze cyane saje kuba gakawa hano karaye mpuzanira hano ujya ukageraho nta kibazo mbona haramutse umuvumbi haramutse umuvumbi byo rwose ukabona ko abari sawa rwose ntacyo kagatwara murakoze rwose karyoshye gute nimero ya mbere mba nashatse ukangwa neza nibyo rwose biri kugenda ariko biri kugenda ariko bose ndabona Mano y'inanga ashobora kuzavumbura umugambi wacu kuko asigaye agenda ukabona ko yaketse ko hari umuyobozi bamukurikirana cyangwa bikora nabi akakurabo uya bose je nakubwiye ngo ujye umugenda runono atakubonye ariko icyo akoze cyose nawe yose ukahamenya ubizi uburyo ndi umuhanga ko ngerageza gukoresha imbaraga zose strategy zose wanyigishije ku buryo ntago ashobora kubirabuka ariko ejo bundi nabonye ko yavumbuye umugambi wacu noneho kagabo ifatiye kubigenza bikaze ngo akazi muri akapari buri mujye mukorana muhamagare mubwire yuko aho ndi mukozi ugiye gukora muri kampani hanyuma noneho umwe muzamwirirwa naho ntacyo azamenya sawa bose ibyo noneho urumva ahubwo ni naho ariko bikora rwose byaba bigenze neza rwose sawa noneho reka nkomeje akazi ubwo uzatubwira nzabahamagara noneho akazi kari official yego murakoze cyane uburyo nta ibindi ngewe nta kibazo rwose sawa murakoze cyane Mano y'inanga amakuru ni meza mabuja ariko nimumbwire vuba kuko hari abantu mba mbona barimo bangendaho sinzi ikintu baba banyirukanyira banshakaho ibyo ni byo mushakira agira ngo mubaze ibyawe n'agafaranga basanga bifitanye n'isano nta kibazo mfitanye n'agafaranga rwose habe namba nta n'icyo dupfa rwose mbega wowe koko mabuja ntacyo nzi rwose abantu b'iki gihe musigaye mubeshya niko Mano y'inanga ubu urabona ndi kukubaza ibi ngibi nta gihamya mbifitiye none nimba ntacyo ejo bundi yagusabaga imbabazi z'iki urebye nyine Mano y'inanga ibyo
ubwiza ukuri ni ukuri yagusabaga imbabazi zikesha umuntu urebye nta kintu baba murimo gupanga urebye nyine oya mbwira nta kibazo wowe nirekura umbwire Boss, Halo Samir, mbonye umugore wawe ari kumwe na mano y'inanga. ngo Antoinette na Manolina. Hehe. Hepfo gato y'ifamu. Okay. kutayitaba oya mwitabe alo boss hari ahantu naringiye gatoya ariko ndahita ngaruka nko mu minota nka 20. Sawa ndaje. ubusanze boss ko bimeze mabuja ubwo reka dutandukane izindi nta kibazo genda ariko ugenda utekereza kuri ibyo bintu murakoze ndabona muvuye kwiga muraho mama muraho neza Jado ufite Christine Jado mwana wanjye aramenda kumva ndabona rwose ishuri hari sawa nta kibazo none se di umerewe ute muri ino minsi mama ngewe muri iyi minsi meze neza nta kibazo ariko bana mama basigaye bakwishurana mana yanjye ye bakwishurana cyane rwose barapfa iki se kandi ariko ngewe ndarira mumba birambangamira kuko ejo bundi ariko mama yaraye mu gasozi kandi bitarajyaga bibaho gusa ngewe ikintu kimbabaza cyane nuko nateje imidugararo mu rugo rw'abantu mbonye naho njya nagenda rwose nkabamuka bigendera sigaho mwana we icyo ugomba kuzirikana ni uko agafaranga yavuze ko ugomba kwiga ukakurangije kaminuza tuza ushyitse umutima hamwe ubanze wige nawe urebe ko wazibeshaho nzagerageza ariko se mama na n'ubu ntabwo wari wamenya akanunu k'aho mama yaba ari ngewe rwose njya ndyama nijoro nkamubona mu nzozi na n'ubu ntabwo nanemera yuko mama yapfuye njya numva mama ariho uko byagenda kose mwana wanjye narashakishije ahantu hose ariko pe na n'ubu ntabwo mwana wanjye rero nubwo nagomeze gushakisha ngaheba gusa umuntu nkeka ko yaba azi amabanga ya biriya byose ni mano y'inanga ariko byanashoboka kuko mu minsi yashize mano y'inanga yerutse kumfata arankurubana njyana ahantu ambwira ko hari ikintu ashaka kumbwira ariko muri ako kanya telefone ntaziye simuhamagara ngo nagize ubwoba ahita nsezera agenda nyine atambwiye byashoboka rero ko umuntu y'inanga hari ikintu ashobora kuba abiziho wa mugani birashoboka ariko ni ukumutwara gake kuko nabonye iyo ubivuzeho gato ahita ahinduka nk'umusazi ahinduka nk'igisimba reka tumutware gakeya turiye mwana wanjye rero tuvuganyeho ngaho genda maze wihangane ukomeze wihangane ugerageze gusa icyo ngusabye ishuri rikomereho wige kandi urwane no gutsinda nawe urakoze nanjye reka nihute batamunira gutinda tuzasubira sawa
Gafara ni wowe ubanye na Twanete gutyo sha ahubwo mboneyeho ngiye kwitoragurira umugabo yewe rega nanjye kugira umugabo byambera ubundi se ni umugore mubi yewe bo nabatumije rero yego bose kugira ngo muze hano ariko ndagira ngo mbe na mbere twibwirane kuko twese hano ntabwo tuziranye ibyo bose uyu yitwa Mano y'Inanga ni umukozi wa kampani icukura amabuye y'agaciro uyu nawe bamwita Samiri ndagira ngo nyine cyakira Mano y'Inanga uyu ni umukozi mushyashya muyongeye mukorana kugira ngo naho akazi hariya ni kenshi wavunika yazagufasha gusa uzakomeza ube shefu tekereza tuzakorana neza nta kibazo nubana n'umuntu mwiza muzakora nta kibazo bose murakoze cyane kuba muzanye umukozi munyorohereje akazi cyane rwose yanamuvunikaga Sami karibu rero bose murakoze cyane rwose kumfasha rwose sawa ngo mugende mukore umusaruro wiyongereye nkuko urenzeho nta kibazo rwose ubu tugiye kurushaho kandi umurambo wacu bidatinze urahita uwubona rwose bose sawa rero sawa ubwo reka tujye n'ubundi mu kazi mwajya mugatangira bamwereka umushyashya rwose murakoze cyane